الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيت رسول الله وعلى صحابته الكرام وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار ومن الضلالة. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala we waturemye kandi akaturemera n'amafunguro ntadutererane ahubwo akatwoherereza intumwa uko ibihe byagiye bitandukana ndetse binasimburana. Amahoro n'imigisha bigwire kandi bisakare ku ntumwa yacu umukunzi wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we n'izindi ntumwa zose n'abahanuzi abo yari afite mu rugo, abiwe mu rugo n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye bose. Natwe turimo kuzajya ku munsi mperuka dusaba Allah subhanahu wa ta'ala kadushyira muri abo ngabo. Allahumma amin. Amagambo meza n'amagambo y'Imana n'umuyoboro mwiza n'umuyoboro tweretswe n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari wo murongo w'Islamu. Ibintu bibi n'ibihimbano, kubera ko ibihimbano birayobya kandi ubuyobe bwose buganisha mu muriro utazima. Allah aturinde ubuyobe kandi aturinde n'umuriro. Iyo umuntu ayobye araguma akarindagira ntagere iyo yajyaga. Uyu munsi inyigisho zacu n'ikiganiro cyacu kiribanda ku gusiba cyangwa se gufunga, cyane cyane ko turi mu kwezi kwa Ramadan. Ari byiza ko dusobanukirwa igisibo gikorwa gute, igisibo ni iki, ibyiza by'igisibo. Tuzakora ibiganiro bishobora kuba wenda bigera nko muri 3 byose bivuga ku gisibo, tugamije kugira ngo duhugurane, tunibukiranye ku bijyanye n'igisibo n'amategeko yacyo, bityo turusheho kugisobanukirwa ndetse biduhe no kugikora neza uko bikwiriye. Gusiba rero bivuga kureka ibyo kurya n'ibyo kunywa, no kubonana n'uwo mwashakanye kuva umuseke utambitse kugeza izuba rirenze, ukabikora ufite umugambi yuko ugiye kwiyegereza Imana, ariko binyuze mu buryo bwo gusiba. wa huwa fardun bi ijma'il muslimin. Gusiba ni itegeko kuri buri Muislamu wese ukuze, ufite ubwenge, udafite imbogamizi izo arizo zose zamuza gusiba. Uwo nguwo ategetswe gusiba. Uwo yatakarraru kulla amin, kandi biba buri mwaka. Igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan kiba buri mwaka. Igisibo dushaka kuvuga ahangaha ni icy'ukwezi kwa Ramadan, tutirengagije ko hari n'ibindi bisibo biriho bya suna cyangwa se n'ubundi bwoko bwo gusiba, ariko igisibo dushaka kuvuga ahangaha ni igisibo dusiba buri mwaka, aricyo gisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. wa huwa ahadu arkani al-Islam al-khamsa. Ndetse igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan ni imwe mu nkingi z'Ubuislamu uko ari 5 nk'uko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitwigisha.
قال الله تعالى إيمان يقسم من القرآن يجريتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله لا تقرأ مري آياتي يمني أبيمي ما تجدك gusiba nkuko ababanjije babitegetswe nabo. Ibyo Imana Nyagasani yabikoze kugira ngo murusheho gutinya Imana ndetse no kwigandukira. Duhagaze hano gato tukavuga ku byerekeranye nuko abatubanjirije nabo bari barategetswe gusiba. Abatubanjirije ni bande bashaka kuvugwa ahangaha? Ni intumwa zabanjirije intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse n'imiryango zari zaratumweho. Aho twavugamo nka Yesu mwene Mariya, tukavugamo Musa, tukavugamo Abrahamu, tukavugamo Noa, ndetse tukavugamo n'umubyeyi wacu umukurambere wacu ariwe Abrahamu. Mbere gato yo kugira ngo turebe uburyo abatubanjirije bakoraga igisibo, turabanza tugaragaze yuko iyi aya iratwereka ko igisibo ari ibada ikomeye cyane Imana yategetse abantu. Ni igikorwa cyiza cyane Imana ikunda kandi kanishimira, yategetse abantu ko bagomba kugikora. Bityo uragisangana intumwa nyinshi zatubanjirije uko turi bubone. Ubwo ni nako n'imiryango izo ntumwa zari zaratumweho zakoraga icyo gikorwa, kubera ko ari igikorwa gikomeye cyiza kandi Imana ikunda. Dufashe rero urugero mu batubanjirije uburyo basibaga, turabanza dufate urugero rwa Isa ibn Maryam cyangwa se Yesu mwene Mariya. Mu gitabo cya Bibiliya cyangwa se mu gitabo cya Bibiliya mu Ivanjiri ya Matayo niho batubwira ko Yesu mwene Mariya yafunze iminsi 40 n'amajoro yayo atarya atananywa, nta cyarya nta n'ijyanywa. Urundi rugero twarufata urundi rugero ibitabo by'amateka bitubwira ni igifungo cy'umubyeyi wacu Adamu. Nawe yarasibye, aho batubwira ko yasibaga iminsi 3 buri kwezi. Angaha bamwe mu basobanuzi basobanura yuko iki gisibo yagisibye amaze kuva mu ijuru, agikora mu rwego rwo gusaba imbabazi no gusaba ikigongwe kwa Allah, ku Mana Nyagasani subhanahu wa ta'ala, kubera byari bimaze kumubaho, amaze gucumura, amaze kuva mu ijuru. Iyo minsi iyo iteranije iminsi 3 buri kwezi, usanga mu mwaka yarasibaga iminsi 36. Iyi minsi rero Adamu yakoraga bavuga ko ari iminsi yo hagati mu kwezi, yuzuza 1/2 cy'ukwezi, aho ukwezi kwabaga kumaze kwaka cyane. Mu Bayisilamu tuyita ayamu albert. Umunsi wa 13 n'uwa 14 ndetse n'uwa 15, ariko tubaze dushingiye ku mezi ya Kisilamu. Iyi minsi Adamu yaresibaga umunsi wa 13 n'uwa 14 ndetse n'uwa 15. Urundi rugero nanone rw'abatubanjirije bagiye bakora igisibo cyangwa se basibye,
turarufata kuri Nowa cyangwa se Nuh, ariko ibindi bitabo bimwita Nowa, arazwi cyane mu mateka y'Iyobokamana. Nawe yasibye yigana cyangwa se akurikiza umugenzo umubyeyi wacu Adamu. Nawe yasibye iminsi 3 cyangwa se yasibaga iminsi 3 buri kwezi. We yayisibaga ari gushimira Imana ko yabashije kumurokora ndetse ikarokora n'umuryango we n'ibindi biremwa bari bari kumwe mu nkuge ku gihe cy'umwuzure, inyuma y'imvura yari imaze kugwa ari nyinshi cyane, abantu benshi bakaruhama bagapfa. Nowa n'abo mu muryango we bakarokoka ndetse n'ibindi biremwa bike byasigaye. Urundi rugero nanone rw'abatubanjirije bakoze igisibo turarusanga ku ntumwa y'Imana Dawudi alayhi salatu wassalam, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubwira ko igisibo cyiza ari igisibo cya Dawudi wafungaga umunsi umwe akarya undi. Ndetse iki gisibo niyo tugisesenguye dusanga iki gisibo uwagisibye ari we ushobora gusiba iminsi myinshi cyane mu mwaka, kuko asiba iminsi igera mu 182 mu gihe cy'umwaka. Nimba ari uyu munsi ejo agasiba, icyo gihe umwaka ujya gushira asibye iminsi 182. Iki gisibo rero intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubwiye ko ari igisibo cyiza, yani igisibo cyiza ni igisibo cya Dawudi waryaga umunsi umwe agasiba undi. Nk'uko twabivuze, iki gisibo nuko Imana yabitubwiye muri Qur'an itubwira ati mwatitse gusiba nk'uko ababanjije bari barabitegetswe kugira ngo mubashe gutinya Imana no kwigandukira. Turasanga nanone intumwa Salomo ariwe Sulaiman, nawe yarasibye, ariko we yajyaga asiba iminsi 9 buri kwezi. Yasibaga 3 ukwezi kugitangira, akanasiba indi 3 kugeza hagati, ndetse akanasiba indi 3 ukwezi kugeze ku musozo. Urundi rugero rw'abasibye nanone ni urugero rwa Aburahamu, sekuru w'abemera, aho batubwiraga ko nawe yasibaga ariko agendeye ku buryo n'umugenzo Adamu yakoreshaga asiba. Nawe yasibaga iminsi 3 mu kwezi. Ndetse nanone bivugwa ko Ibrahimu yasibaga ukwezi kose, ariko bamwe mu basobanuzi basobanura yuko iyi mvugo ishaka kuvuga ko iyo yasibaga umunsi umwe Imana yamwandikiraga nk'uwasibye iminsi 10, bityo wafata 3 gakuba 10 bikaba 30, aricyo bishatse kuvuga. Mbese ukoze igikorwa cyiza Imana ikimukubira inshuro 10. Nicyo bashaka kuvuga ko yasibaga ukwezi kose, ariko ntago icyo bishatse kuvuga ari uko yasibaga ukwezi kuva ku munsi wa mbere kugeza iminsi 30 irangiye mpaka umwaka ukarangira. Ntago icyo bishatse kuvuga, ahubwo yasibaga iminsi 3 mu kwezi, noneho Imana ikamwandikira ko umunsi umwe yasibye ikawumukubira inshuro 10, noneho bigahita biba ibihembo by'iminsi 30. Urundi rugero nanone turarusanga kwa Mosi ariwe Musa, aho Imana itubwira ngo wa wa'adna Musa 30 laylatan fa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla. Aho Nyagasani itubwira ko yasezeranije Musa ko agomba gusiba iminsi 30, noneho nyuma iyo minsi 30
akazajya kubonana n'Imana akavugana nayo, kubera ko Musa yavuganaga n'Imana. Hanyuma rero abasobanuzi batubwira ko Musa amaze gufunga iminsi 30, igihe kigeze neza neza cyo kubonana n'Imana kugira ngo avugane nayo, yabonye atari byiza cyangwa se yumvishe bitamunyuze ko yajya kubonana n'Imana ibyo batabanje no gukaraba mu kanwa, atajya kuvugana n'Imana atabanje byibuze no gukaraba mu kanwa. Abasobanuzi batubwira ko ngo yafashe igiti noneho atangira kugikacanga no kugira ngo agikoreshe yasukura mu kanwa, impumuro mbi wenda y'umuntu umaze igihe atarya nta kikira mu gifu ivemo. Hanyuma Imana irangije amubwira ati rero Musa, nimba wakoze ibyo tutumvikanye, urongera ufunge indi minsi 10, ibi minsi 40, noneho tubone twahura. Musa noneho yongera gufunga indi minsi 10, noneho iminsi 40. Nawe uru n'urugero twavuga yakoze asiba mu byo Imana itubwira ati mwategetswe gusiba nk'uko babanjirije babitegetswe, kugira ngo murusheho gutinya Imana ndetse no kugandukira Imana. Si ibyo gusa, Musa nanone hari ikindi gisibo tumwibukiraho, aho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimuka iva i Maka ijya i Madina, yasanze abayahudi bafunga umunsi wita Ashura. Yarangije babaza ati kubera iki musiba umunsi wa Ashura? Baramubwira bati uyu munsi ni umunsi Imana yarokoyeho Abayisiraheli ndetse na Musa, bityo Musa yarawusibye kugira ngo yibuke iki gikorwa cyiza Imana yabakoreye anayishimira, natwe tuwusiba muri ubwo buryo. Imana Nyagasani irangije itegeka Abayisilamu kujya basiba uyu munsi mu rwego rwo gutera ikirenge mu ntumwa yari yamubanjirije Mose no kumuha icyubahiro. Hanyuma icyo gihe Ramadan yari itarabya itegeko cyangwa se yari itarahishurirwa intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kubera ko Ramadan yabaye itegeko cyangwa se yahishuriwe Abayisilamu, yategetswe Abayisilamu mu mwaka wa 2 kuyimuka ry'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bityo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuye ku isi imaze gusiba Ramadan 9. Rero Ramadan imaze gutegekwa Abayisilamu, intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabwiye Abayisilamu ati rero ubuzajya ashaka ajya siba Ashura ayisiba nka suna, n'utazajya bishobora ajya byihorera. Nanone si ibyo gusa, muri Qur'ani nanone Imana itubwira igisibo cya Mariyamu nyina wa Yesu, ariko iki gisibo cyo ntabwo cyari igisibo cyo kureka ibyo kurya n'ibyo kunywa, ahubwo cyari igisibo cyo kureka kuvugana n'abantu. Aho Nyagasani atubwira ati wakuri washirabi, ahabwiraga Mariya nyina wa Yesu, amubwira ati urye unywe, wakarire ayina, unezerwe, fa imma tarayinna min albashari ahada, nuramuka ubonye uwo ari we wese mu bantu, fakuri umubwira uti inni nadhartu lirrahmani sawma, ati nasezeranije Imana gusiba ko ntari buvugisha abantu. Anga gusiba kwari kugamijwe kwari ukutavugana n'abantu. Farani ukalima leo mwensi yatu uyu munsi nta muntu ndibuze kuganira nawe, nta muntu ndibuze kuvugisha. Iki nacyo ni igisibo cyakozwe nande na Mariya nyina wa Yesu, cyo gufunga kutavuga amagambo avugana n'abantu. Ibi byose twavugaga ni igisibo cy'abatubanjirije mbere y'Ubuislamu, naho igisibo cy'Ubuislamu ni kiriya twavuze, kureka ibyo kurya n'ibyo kunywa
kuva umuseke utambitse, kuva umuseke wa kabiri. Umuseke uri mu buryo bubiri, hari umuseke wa mbere hari n'umuseke wa kabiri. Umuseke wa mbere buba butaracya, ndetse n'abazi kuyireba no kuyitandukanya ntago umuseke wa mbere usa n'uwa kabiri, kuko umuseke wa kabiri uraza ugasa nkaho ukwiriye ikirere hose cyose, kandi nyuma yaho gato bugahita butangira gucya. Naho umuseke wa mbere wo abandi bawita ko ari n'umuseke wo kubeshya, kubera ko n'umuseke ushobora kuza ukagushuka ukagira ngo bwakeye ariko butaracya. Angaha rero igisibo ni ukureka ibyo kurya n'ibyo kunywa no kubonana n'uwo mwashakanye kuva umuseke wa kabiri utambitse kugeza izuba rirenze, ufite umugambi wo gusiba wiyegereza Imana. Aya ibivuga cyangwa se dutegeka gusiba niriya twasomye, yemwe abemeye mwategetswe gusiba nk'uko ababanjirije babitegetswe, kugira ngo murusheho kugandukira Imana no gutinya Imana. Indi aya ivuga ibyo ngibyo, naho Imana itubwira iti faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, uzabona ukwezi muri mwe adafite imbogamizi izo arizo zose n'imiziro azasibe. Mu miziro harimo nko kuba umugore ari mu mihango ntabwo yemerewe gusiba, cyangwa se kuba ari mu bisanza ntabwo yemerewe gusiba. Nanone mu bagabo hari abantu baba bafite uruhushya rwo kuba adashobora kuba yasiba, nko kuba yaba ari ku rugendo ntabwo yemerewe kuba yarya akazishyura avuye ku rugendo, cyangwa se arwaye akaba yarya akazishyura amaze gukira, n'andi mategeko atandukanye tuzagenda tureba arebana n'igisibo. Naho intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yitubwira ko Uislamu bwubatse ku bintu bitanu. Muri ibyo bintu bitanu intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivugamo no gusiba igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan. Nkuko twabivuze rero, ukwezi kwa Ramadan kugaruka buri mwaka, cyangwa se Abayisilamu bategetswe gusiba ukwezi kwa Ramadan kuza buri mwaka. Ni itegeko kuri buri Muislamu wese ukuze ushoboye gusiba, udafite uruhushya rwo kuba yarya wenda kubera arwaye cyangwa se ari ku safari, ari ku rugendo. Ntabwo umuntu utari Umuyisilamu yasiba ngo byemerwe, kandi nta nubwo igisibo gitegetswe umuntu udafite ubwenge. Umuntu utegetswe gusiba agomba kuba nta mbogamizi izo arizo zose afite, cyangwa se icyamubuza icyo ari cyo cyose gusiba, nk'umugore kuba ari mu mihango cyangwa se ari mu gisanza nk'uko twabigarutseho. Gusiba rero bifite ibyiza byo gusiba, tuzabibona, ndetse n'amategeko agenga igisibo, ibyo ategetswe umuntu wasibye ategetswe iki, ategetswe gukora iki, n'icyo ategetswe n'icyo adategetswe gukora. Hari n'ibintu bitagomba kubura mu gusiba, ugomba kwitwararika ukamenya neza ko ibyo bintu wabyubahirije, wabyujuje. Ndetse gusiba bigira n'ibyangiza igisibo, ndetse hari n'ibintu bindi umuntu akora mu gisibo adategetswe gukora, ariko mu kuri iyo abikoze igisibo cye kirushaho kumera neza no kuba cyiza, ndetse no kwakirwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibitabo by'imibereho n'amateka y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitubwira ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasibaga ukwezi buri mwaka yasibaga ukwezi
mbere yuko intumwa Muhammad salama ihishurirwa igisibo cyangwa se itegeka gusiba ukwezi kwa Ramadan. Ariko mbere yuko intumwa Muhammad salama ihabwa ubutumwa, yabanje kujya ifunga ku wa mbere ndetse igafunga no ku wa kane buri cyumweru, ndetse akanashishikariza abasangirangendo gufunga iyi minsi uko ari ibiri. Nanone intumwa Muhammad salama nanone yajyaga isiba iminsi 3 buri kwezi, nanone yigana umugenzo umubyeyi wacu n'umukurambere wacu Adamu. Iyi minsi abayisilamu barayizi, yitwa ayamu al-bidha. Nk'uko twabivuze, ni umunsi wa 13 n'uwa 14 n'uwa 15 muri buri kwezi. Nanone abasahaba bamwe na bamwe batubwira yuko intumwa Muhammad salama yajyaga isiba iminsi myinshi ikurikirana, la yaftur bainaha abadan. Ni ukuvuga ngo akagenda yikurikiranya asiba atarya ku manywa, kugeza ko ubwo abasahaba bakeka ko ukwezi kose gushira adafutuye cyangwa se atariye ku manywa. Nanone hakabaho indi minsi adasiba akarya, kugeza ubwo abasahaba baketse ko atazongera gusiba. Bivuze ngo ubuzima bw'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwari ubuzima bwo hagati na hagati, nta gukabya kwari kurimo. Mu buzima habamo gukora ibada, wegereza Allah subhanahu wa ta'ala, ukuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse hakabamo n'ukuri k'umubiri. Ubwo nyine iyo kurya umubiri nawo uri kuha ukuri kwawo, ndetse hakabamo n'ukuri k'umuryango no kwita ku muryango. Rero nk'uko twabivuze, igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan cyategetswe mu mwaka wa 2 intumwa y'Imana Muhammad salama ivuye Maka imukiye Madina. Ubwo intumwa Muhammad salama yarangije urugendo rwayo n'ubuzima bwayo hano kuri ino si, imaze gusiba Ramadan zigera mu 9 gusa. Dusaba Imana Nyagasani subhanahu wa ta'ala idushyire mu basiba, izaduhe kwinjira muri uriya muryango bita Ar-Rayyan, uzinjirwamo n'abasije gusa, hamwe n'intumwa y'Imana Muhammad salama ndetse n'abasahaba bayo n'intumwa zayo ndetse n'abahanuzi n'abandi bantu beza batubanjirije. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.